Mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nizere ko ibintu byose biri kugenda neza mu buzima busanzwe, kandi nizere ko abakunzi bakomeza kudukurikirana, nizere ko tubagezaho ibintu bamushaka, kandi ibibazo muba mwatubajije tubasubiza neza nta kibazo. Ku muntu mushyashya rero uje hano bwa mbere kuri channel yacu, nakubwira ntugende udakanze subscribe, kugira ngo ibiganiro byose bizakurikiraho bijye kugera neza nta kibazo, kandi ibintu bishobora kugenda neza. Ku muntu rero wifuza gusangiza ubutumwa ku bundi inshuti ye, yakanda share akawumuhereza, kuko ni support ikomeye cyane muba muduhaye, kandi turabakunda cyane mwese abagize umuryango wacu w'Amahumbezi TV, turabakunda cyane. Uyu munsi nabazana ikiganiro cyiza kivuga ku bushakashatsi bwakozwe. Abenshi baba bibaza, ese ninde hagati y'umugabo cyangwa se umugore, cyangwa se hagati y'umukobwa cyangwa umusore, umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, ninde hagati yabo ufite amahirwe yo kwandura indwara ndibuze kubabwira? So abantu benshi rero, hari abantu benshi usanga tuvuga urugero, ushobora no kuba ufite umugore cyangwa se ufite umugabo, ariko warigeze uca mu bihe byo kuba waryama n'abantu benshi, ukaryama n'abantu benshi. Mvuga rero sinzi, reka mbanze bibabwire. Niba waryamanye n'umuntu umwe ni byiza cyane, byiza cyane, cyangwa se abantu babiri nta kibazo. Urakomeza ubare ku ntoki zawe, nubona hano huzuye ubare, fata n'ikindi kiganza cyawe wongere ukomeze ubare. So nukomeza kubara rero ugasanga intoki zawe zose zuzuye, abantu 10 barageze, wumve ko abo bantu ari benshi. Niba hari abantu rero usanga bararyamye n'abantu benshi bagiye batandukanye, niba wumva ko intoki zawe zuzuye barenze 10, ugakomeza ukabara, nawe ni benshi. Iki kiganiro ngiye kuvuga ni wowe kireba. Abantu rero ni benshi cyane muba mwararyamanye. So rero hari amahirwe nyine hagati y'umugabo cyangwa se umugore, hari umwe muri bufite amahirwe menshi yo kuba yakandura indwara bitewe n'uko aryamanye n'abantu benshi mu buzima. So abantu benshi kuryamana n'abantu benshi rero, nk'uko mubizi, ntabwo ari ikintu cyiza cyane, kuko benshi ugenda bakora indwara zigiye zitandukanye, kandi bikagenda byangiza n'umubiri wawe. Niba warakoze nta kintu yego wabihinduraho, ariko umenye ngo ese hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ninde ufite amahirwe menshi yo kuba yakandura mu gihe akoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. So ibi ngiye kukubwira rero nibyo biri kwereke uwo muntu arinde. Ikintu rero nakubwira, kwandura, ikintu cyambere ushobora kwandura mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi ni ukwandura kanseri ifata mu myanya y'imyibarukiro. Kanseri ifata mu myanya y'imyibarukiro, kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura ni kanseri ifata umuntu wakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Ntabwo bivuze ko n'undi utayikoze ashobora kubyandura, ariko amahirwe menshi wa muntu wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze 10, cyangwa se abantu bageze ku mubare w'10, niko nababwiye ko ari bo bantu benshi. So niwo muntu rero ufite amahirwe menshi yo kuba yakandura kanseri y'inkondo y'umura. Indi kanseri nanone yakandura ni kanseri y'umura. Nanone kanseri y'umura nayo iri mu bintu wakandura mu gihe wakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Izo kanseri ni kugenda nkubwira, uwo ari wese ashobora kuzandura, ariko amahirwe menshi n'ay'abantu baba bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Ugomba kumenya, kuko ubushakashatsi bwakozwe bwavuzwe ko abo bantu nibo bagenda akenshi bagaragara izo ndwara, bitewe n'uko baba bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Indi kanseri ni kanseri ifata mu igitsina gabo, cyangwa igitsina gabo hari kanseri igifata. So nabyo rero biterwa no kuba ushobora kuba warakoranye imibonano n'abantu benshi. Indi kanseri ifata mu kanwa cyangwa se mu kibuno, izo nazo ni kanseri. N'izindi kanseri zigiye zitandukanye, izo ni kanseri zishobora kugufata mu gihe ushobora kuba warakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. So rero ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Ubushakashatsi rero bukaba bwaravuze ko abagore nibo bantu bafite ibyago byikubye kabiri iby'abagabo. Umugore wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi niwe ufite ibyago byikubye kabiri iby'umugabo wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Rero uri umugore uri kunyumva, umenye ko mu gihe utari wanenze uyu mubare nakubwiye, mu gihe utari wakora iki kintu, ushobora kugeraho ugarukira, kuko nta ntuzongera ureba ati hari abantu baba banakuvuga ati ngewe umugabo wanjye niba akora iki ngiki nanjye ndagikora. Oya, ibyago byawe si byo byago by'umugabo wawe. Abantu baba baratandukanye. Niba umugabo wawe afite amahirwe make yo kwandura, wowe ufite amahirwe menshi yo kwandura. So wowe mwishinga, kuko umubiri wese w'umubiri wawe mureke agenda akora ibyo ngibyo, kuko we ntabwo afite amahirwe menshi yo kwandura, ariko igitsina gore gifite amahirwe yikubye inshuro 2 zo kuba yakwandura izo kanseri zose nagiye nkubwira, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Ku bagore rero hari igihe usanga
urwaye indwara zigiye zitandukanye, ugasanga urwaye nk'imitezi, ibindi bintu cyangwa se andi mafegisiyo agufata kubera ko ubakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, mu by'ukuri ntubyiteho. kandi ikintu nakubwira cyo nuko utwo tuntu duto ugenda udwara udusuzugura ngo tuntu tuzavamo ya kanseri, niho ya kanseri niho izava, niho bizaguturikiramo ibintu byinshi utari witeze. rero biba byiza cyane iyo ufashe umuntu umwe ugafata umwanzuro ko watuye umuntu niwe muntu ugiye gukorana nawe imibonano mpuzabitsina, niwe muntu wenyine ugomba gukorana kugira ngo nirinde ibi ngibi, kugira ngo nirinde zino kanseri zose maze kumva, kugira ngo nirinde ibi ngibi, niwe muntu wenyine ushobora gukorana imibonano mpuzabitsina nawe. kuko burya usibye n'izo ndwara burya none bizakujyamo izindi ngaruka nyinshi, kuko umugabo ni ikindi kintu gitandukanye n'umugore. umugabo n'umutware w'urugo azakomeza afite urugo rwe, ariko wowe umugore bizakujyaho izindi ngaruka nyinshi cyane, kuko n'umugabo wawe niko nakubwiye, ntuzakora ibyo umugabo yakoze, ntuzamushinga, uzareka agende, ariko wowe niba uri umugore umenye ko ufite ingaruka nyinshi cyane, kandi umugabo wawe nakubona ntabwo azabimusobanurira ngo abyumve nk'uko nawe yari kukumva. rero kugira ngo usigasire umubano wawe hagati yawe n'uwo mwashakanye, wumve ko mumeze neza mu mubano, kandi wumve ko ibintu bishobora kugenda neza, kandi n'izo ndwara uzirinda, nuko ushaka gufitamo umuntu umwe. kandi cyane ku mugore nanone hari igihe ukorana n'imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, ugasanga ni hahandi ubushake bwose bwagushizemo, ugasanga ntabwo uyishaka gukorana imibonano mpuzabitsina, cyangwa se nanone wayishaka ugasanga ntabwo ushoboye, uri kuri rwego rwo kuba wahazwa n'umugabo wawe. handi umukobwa tuvuga urugero yakoze akazi ko kwicuruza, kuko bibaho, ariko ugasanga niba ashatse umugabo kubera bwa buzima yaciyemo, wa mugabo biranze ko yamuhaza. nanone iyo ni ingaruka ishobora gutuma wumva ko muri wowe nta kintu gishobora gutuma umugabo ashobora kuguha kugira ngo umugume wenyine, ugasanga wisenyeye urugo. rero ibyago byinshi niwe mugore bigeraho. ni byiza rero ko ushobora gufata ugakora ibishoboka byose kugira ngo niba yego warengeje uyu mubare, garukiraho. nicyo nakubwira, ugarukiraho. kandi niba ubonye akantu gato gahindutse ku mubiri wawe, ujye kwivuza, kuko ushobora kuviramo za kanseri. kandi niba utarabikora, menya ko ari bibi. niba utarageza kuri wa mubare nakubwiye, utarageza kuri wa mubare w'10, niba ari ikiganza gusa kimwe cyuzuye, niba ari abantu 5, urekeraho ngaho. niba utarawushinga, utegereze umugabo muzabana, wumve ko ari wowe wenyine wa gatandatu muzamugiye gukora imibonano mpuzabitsina wenyine, kuko bigira ingaruka nyinshi zitandukanye. hari abantu benshi rero bibazaga ese ninde ushobora kugira ingaruka nyinshi hagati y'umugabo cyangwa se umugore, ukibaza se hagati yanjye cyangwa se umugabo wanjye ducanye inyuma, ese nde byagira ingaruka nyinshi. rero menya ko ari wowe mugore, menya ko ari wowe igitsina gore, umukobwa cyangwa se umugore, ni wowe bigira ingaruka nyinshi. umugabo nawe yego nawe si wumve ko nta ngaruka nawe bikugiraho, bikugiraho ingaruka nubwo atari cyane, nubwo atari kenshi nk'umugore, ariko nawe bikugiraho ingaruka. za kanseri navuze, nawe uri umugabo menya ko urazirwara, ntabwo ari kenshi cyane, ariko nawe menye kuzirwara. nawe rero ugomba kubyirinda. simvuge gutyo wumve ko wowe wemerewe kujya guca umugore wawe inyuma, wemerewe kumubabaza, wemerewe kuryamana n'abantu bose ushaka ngo ubyemerewe. oya, nawe za ndwara nakubwiye zakugeraho. wa mugore wawe nawe cyangwa se uri umukobwa, menya ko abo bantu utagomba kubarenza. wumve ko kugira ngo uzagire ubwashake bwo kuba wahazwa n'umuntu umwe, wumve ko ari we muntu wawe gusa, cyangwa se ukumva ko ari we muntu muberanye w'ubuzima bwawe, cyangwa se kujya wirinde za kanseri zose nakubwiye. menya ko ugomba gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu umwe. amahirwe yikubye inshuro 2 kugira ngo wowe ushobore kuba wakwandura mu by'ukuri mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, wakandura za kanseri. ndabashimiye rero kuba mwankurikiranye. nizere ko hari byinshi mwagiye mumenya ku bijyanye n'ububi cyangwa se ingaruka zo kuba wakora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. hari abantu benshi bazi ngo rero ingaruka ni ukwandura sida, ni ugutwara inda zitateganyijwe, ni ukuba wabura umukunzi wawe. oya, ahubwo hari n'izindi ngaruka ziza ku mubiri wawe mu gihe gitinze cyangwa se gitebutse, ariko zikaza ku mubiri wawe. so rero biba byiza cyane iyo ibintu byitayeho, ukumva ko niba warakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, menya ko ugomba kugarukira aho ngaho, kandi n'ibyo urimo ukabivamo. kandi niba nanone wari ugiye kurenza umubare nakubwiye, garukira aho ngaho, garukiraho. uri umugabo, izo ndwara zakugeraho. uri umugore, indwara zakugeraho. yego nubwo abagore aribo zigeraho cyane, ariko nawe uri umugabo, izo ndwara zishobora kugeraho. y'amakanseri nakubwiye, y'inkondo y'umura, cyangwa se ifata mu kanwa cyangwa se mu gitsina hose,
izo ni kanseri ishobora kugeraho. Rero menya neza ko ibyo bintu bikurikiza, kandi niba waramaze kubikora nta kintu warenzaho kindi, ariko menya neza ko amahirwe ku mugore yikubye inshuro ebyiri k'uyu mugabo. So rero ubushakashatsi maze kubwira bwakorewe muri England, muri Cambridge Center of Sport and Exercise Center, ndetse bukorwa na kaminuza y'aho ngaho, niyo yakoze ubwo bushakashatsi. Ndabashimiye, bye bye, nawe ubutaha, ndabakunda cyane.